Hello guys, ndabashuje cyane ahantu muherereye hatandukanye. Nitwa Andrew, welcome to my channel. Uyu munsi iyi video nkoze ni abantu bazi yuko bafunguye YouTube channel zikaba zarafreezinze cyangwa se zarasinziriye. Iyi video nyekoreye wowe ngiye kukwereka mbere na mbere igituma YouTube channel zisinzira, ku buryo ubutaha nukosora iryo kosa utazarisubiramo ukundi. So ikintu cya mbere gituma YouTube channel zisinzira dore ngiki: kwireba. Gufata telefone yawe umaze kwa uploadinga video, utangiye kuyiwatchinga, utangiye kwireba. Ibyo biri mu bintu bituma count views zawe cyangwa se ukuntu views zawe zizamuka bigabanuka cyane, kubera yuko wowe wafashe ya mbere umaze kwa uploadinga video, utangiye kwiwatchinga, kwireba. Iryo ni ikosa rya mbere utazakora. Kureba video yawe, niba ushaka kureba performance ya video yawe, ugomba kujya muri YouTube Studio ukareba performance ya video yawe. Dore irindi kosa rya kabiri utazakora: ikintu ujya wumva bita sub for sub, ujye ucyumva ariko ukigendere kure. Sub for sub sinziza pe, sinziza kabisa. Ugomba kuyumva ariko ukayigendera kure, kubera yuko bari abantu baba bagwaye subscribe, akenshi na kenshi bafite za fake accounts. Ubusanga n'ubundi agwaye subscribe, ariko kugira ngo YouTube imenye yuko wowe iyo subscribe utayikwiriye cyangwa se wayishakiye, atari audience yayiguhaye cyangwa se abantu bakuriye babayiguhaye, iyo account ukoresha ugenda wandika ngo sub for sub cyangwa se ngo subscribe to my channel, ushyira muri message zande ma video. Iryo ni ikosa rya kabiri utazakora: sub for sub, uyumva uyihorere. Dore irindi kosa rya gatatu rizatuma channel yawe isinzira, no kugura watch time cyangwa se kugura subscribe. Ntugure subscribe, ntugure watch time. Ibyo bizafasha channel yawe kugrowinga well, gukura neza, bizayifasha. Irindi kosa utazakora niba ushaka ko YouTube channel yawe zamuka, ikintu cyo kuvuga ngo ura-uploadinga ibintu bidafite gahunda, low quality. Niba ushaka ko YouTube zamura video zawe, ugomba gushaka uburyo ukoresha kamera nziza, edit nziza, ku buryo YouTube kureba ikabona ko uri mu murongo mwiza, ufite gahunda. Ariko niba ushyiraho video zisa nabi, zirimo ibintu bibi, rwose menya ngo channel yawe igiye gusinzira. So tudatinze rero, hari uburyo nanone ushobora gukangura iyo channel yawe yasinziriye. Ubwo buryo burahari, ushobora kuyikangura. Ni ibintu byumvikana, ni ibintu bisanzwe. Ngiye kukubwira bikeya muri byo bishobora gutuma channel yawe yongera kuba channel nziza, iri mu murongo mwiza muzima, ushimwa na YouTube. So dore ikintu cya mbere ugiye gukora kugira ngo channel yawe ibashe kuba yakongera kuba channel nziza nzima, iri mu murongo muzima. Ikintu cya mbere ugiye gukora, niba wa-uploadingaga video rimwe ku munsi cyangwa se rimwe mu cyumweru cyangwa ari kabiri mu cyumweru, ikintu cya mbere ugiye gukora, uzajya wa-uploadinga video ebyiri mu munsi umwe, kandi ushyireho ingengabihe idahinduka, ushyiraho amasaha adahinduka. YouTube izabona yuko wagarutse mu kazi, uri mu murongo mwiza muzima, izahera aho ngaho itangira kurekomandinga videos zawe. Ikindi kintu cya gatatu cya kabiri kijyanye no kugira ngo channel yawe isubire mu murongo muzima, ni ugushakisha uburyo ushyiraho content nzima, zirimo ubutumwa, zirimo ibintu bifasha abantu, apana kujyaho gusa ubona ko ufite YouTube channel ushyiraho ibintu bidafite gahunda. Kuko YouTube ikintu cya mbere ikundira amachannel zabo n'ibintu birakura neza. Iyo channel zaba irimo amasomo yo kwigisha abantu, irimo ibintu by'ingirakamaro, ku buryo YouTube ireba ikabona kudindira kwayo cyaba ari igihombo ku bantu. Ariko se wowe uribaza niba ushyiraho ibintu bidafite gahunda, amashusho asa nabi, ibintu uhora uhindura content, wabuze ahantu ufatwa,
mu kanya washyizeho match za Rayon na APR, mu kanya uvuye ugiye kwa Jay Polly, mu kanya bikojeje mu biki, ubigiza akajagari, ubigiza akavuyo. Icyo gihe YouTube ibona ko channel yawe nta gahunda, ibura kategori igushyiramo. Ikindi kintu ugomba kwitaho ni isaha yo kwa uploadinga. Igihe cyo kwa uploadinga videos zawe ugomba kumakinga sure ko ufite isaha wa uploadingiraho video zawe. Niba ari isaha ya saa 7 ukamenya ngo buri munsi saa 7 nshyiraho video na uploadinga video. Ariko igihe cyose ugihuzagurika utarabona umurongo muzima, menya yuko uzahora ufungiranywe na channel yawe, uhora ureba ushyiraho video ariko ugasanga ufite subscribe nyinshi cyangwa se nazo zanze kuzamuka, ariko views zanze counting cyangwa se kubara. So reka ngushimire wowe wakoze subscribe. Niba ushaka gukomeza gukurikirana ibi biganiro, kanda aho ngaho kuri subscribe. Imana iguhereze umugisha wowe wabashije kuyikanda, ndetse nawe ugiye kubikora ubu ngubu, Imana iguhereze umugisha. Mujye mutubaza muri comment ibintu by'ikoranabuhanga nibyo tubamo mu buzima busanzwe, turabizi cyane kandi dukora research ko bwije nuko bukeye, turi updatinga. Ibyo byose tubikora ku bwanyu. Turabibutsa rwose gukora subscribe kugira ngo mudutere inkunga, dukomeze tubakorere ibintu byiza. Rero ibyo bintu nkubwiye nubikurikiza, channel yawe irasubira mu murongo muzima, nta mpamvu yo kwiheba cyangwa se guhangayika. Wowe komeza ukore content nzima, komeza ugerageze ushyiremo imbaraga muri uko gukora kwawe, muri uwo muhate wawe, niho YouTube izahera isubiza channel yawe mu murongo muzima. Sawa, ciao, turabakunda. Imana ibahereze umugisha mu byo murimo byose. Ciao.